Haleluya. Haleluya. Kadufashe dufate biriya zacu dusome igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice cya 12 turasoma umurongo wa 2 na 3. Daniyeli 12 umurongo wa 2 na 3 ni page ya 837 mu isezerano rishya. Daniyeli igice cya 12 ku murongo wa 2 na 3 turasoma no mu rwandiko Paulo yandikiye Efeso igice cya mbere ku murongo wa 11 tugeze ku murongo wa 14. Hanyuma turasoza mu rwandiko rwa Petero rwa mbere igice cya mbere umurongo wa 3 tugeze 5. Bageze muri Daniyeli dusome. Kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka. Bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Turebe muri Efeso igice cya mbere ku murongo wa 11 ipaji 194 isezerano rishya. Efeso urwandiko Paulo yandikiye itorero rya Efeso igice cya mbere umurongo wa 11 tugeze 14. Aranditse ngo kubw'uwo natwe twarazwe umurage tubitoranirijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye, ikora byose nk'uko ibishaka umutima wayo, ngo tube abo gushimisha ubwiza bwayo, twebwe abiringiye Kristo uhereye kera. 13 iwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso, ari cyo Mwuka Wera wasezeranijwe, uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage kugeza ubwo ab'Imana yaronse izabacungura. Ubwiza bwayo bushimwe. Hanyuma turangirize mu rwandiko Petero yanditse rwa mbere igice ni icya mbere ku murongo wa 3 tugeze 5. Page ni 237. Urwandiko rwa mbere Petero yanditse igice cya mbere umurongo wa 3 tugeze 5. Usome. Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ishimwe kuko yatubyaye bwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubeshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo, tuzabona umurage utabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugajuka, ariwe namwe mwabikiye mu ijuru, mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera, murindirwa agakiza kiteguwe kazahishurwa mu gihe cy'imperuka. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Amen. Haleluya. Nitwa Claude Hakizimana. Shimye Imana ko inyemereye maze icyumweru hano tuganira. Ijambo tugiye kuganira rivuga ngo ni muhumure abera dufite umurage. Ni muhumure abera dufite umurage. Shimye Imana yabanye nanjye kuva yampamagara, njye mbitekereza nkumva mfite ishimwe rinini ritazashira mu mutima wanjye ko Imana yacu itarabanura ku butoni. Imana ikura ku cyavu igahindura umuntu w'agaciro, izina ryayo nirihabwa icyubahiro. Nibutse ko ubuzima nabutangiriye mu ngarani hano hepfo, nta byiringiro by'ubuzima. Uyu munsi ikaba inkoresha nk'uko ishaka muri iki gihugu, izina ryayo nirihabwa icyubahiro. Amen. Nari njya nicara nkumva amarira y'umunezero anjeho. Mfashe urugero ruto kuva ku cyumweru. Iki cyumweru turangije nari mfite abantu bagera muri 4 bankeneye, kandi bankenereye iminsi imwe. Hanyuma byagiye bibaho igihe kinini bituma mpugura abandi bantu. Ngewe ndi umutrena, ndi umuntu uhugura abandi mu byiciro bitandukanye, ariko mu bijyanye
n'iyobokamana. Bituma rero nshaka abandi bantu ndabahugura. Nko kuwa mbere nari nkenewe no muri Methodist Kibogora, nohereza y'abantu babiri. Shimye Imana ko ibyo nagombaga gukora babikoze neza, Imana yacu yabwa icyubahiro. Kandi kuwa mbere nari nkenewe n'itorero ryacu ko twari dufite amahugurwa hano Gisenyi, twateguriwe n'ubuyobozi bukuru bw'itorero. Umushumba namubwiye ko mfite gahunda yindi, arambwira ngo mbabaririzo gahunda zindi zihagarike uzi. Nshimye Imana ikura ku cyavu ikicizanya n'abakomeye. Amen. Hari gahunda bigeze banyeneramo ku kazi baranyimana, ngiye nkora umuryango w'abasoma Bibiliya mu Rwanda. Umushumba mukuru bwe yihamagarira mu kazi ari kunsaba kuko bari banyeneye. Dufite Imana ikura ku cyavu igatanga ubuzima, nihabwe icyubahiro. Hanyuma kuwa kane nagombaga kubwiriza igiterane kinini cyo kurwanya ibiyobyabwenge, kandi kuwa kane nagombaga gutanga seminari hano. Mbona ntarabihuza, bari banyafishije ifoto yanjye niyo yari iri kuri cadre, ariko mpamagara umwana umwe w'inshuti yanjye n'umugabo ariko anyita papa we w'i Kigali. Namubwiye ati genda ibisabwa byose ndabyishyura. Bo narababwiraga ngo ndaza, bo bari bazi ko ndi buze, n'igiterane cyageze bazi ko ari njye uri buze. Ngiye mbwira undi muntu, mbwira ati genda ubwiriza icyo giterane, kuko batari banzi. Yaragiye arabwiriza, gusa bakabona umuntu uri kuri afishe n'uri kubwiriza badasa. Hanyuma barangije, nshimye Imana ko bambwiye ati rwose umuntu watwoherereje azagaruke. Haleluya. Nta kintu cyapfuye, yakoze umurimo nk'uko nagombaga kuwukora. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Kuwa gatanu nabwo nafite ikindi giterane, navuye hano mushumba bansengeye njyayo, kubera gukora ku manywa n'ijoro nageze nananiwe. Ndabwiriza nkivayo numva umutwe ugiye kumeneka, njya kwa muganga. Kandi no kuwa gatandatu nagombaga gukora irindi teraniro, mbona Imana inshoboje. Nari mfite ubwoba ko ndi burware, simbona imbaraga zo kuza, ariko nshimye Imana ko yampaye imbaraga, nihabwe icyubahiro. Amen. Reka rero tuganire kuri aya magambo tumaze icyumweru tuvugaho. Dusomye muri Danieli no muri Petero ndetse no muri Efeso. Ndabanza kuvuga gatoya kuri Danieli wagize amahirwe. Bibiliya ibamo abantu 7 Imana yirata kurusha abandi. Suko n'abandi tabirata, ariko hari abantu 7 ivugaho by'umwihariko kuruta abandi. Muri bo Danieli abamo. Nimusoma mu gice cya 10 cya Danieli, niwe muntu wenyine muri Bibiliya yose Imana yise ngo Danieli mugabo ukundwa. Nta wundi muntu muri Bibiliya Imana yigeze ihangara ikamwita umugabo ukundwa. Danieli yabanye n'Imana ku kigero Imana yabonye ko ari umugabo wo kwizerwa, imwita umukunzi. Haleluya. Danieli uyu njya nkunda kubwira abantu ngo tubaho ubuzima twahisemo kubamo. Bagize ikibazo nk'icyo abandi bose bagira, igihugu cyabo kiraterwa, umwami bita Nebukadinezari anyaga Abisiraheli bose abazana mu gihugu cy'Abakarudaya, abagejeje yo bagomba kubaho mu buretwa. Insengero zabo barazisiga, imitako yo mu nsengero irasigara, nta kintu na kimwe bahunganye. Haleluya. Ariko bahunganye Imana muri bo. Bageze mu gihugu cy'Abakarudaya, Nebukadinezari ajya inama nabo bafatanya kuyobora igihugu, bahitamo ubwoko bw'Abisiraheli cyangwa Abaheburayo bagomba kubinjiza mu mico y'Abakarudaya, kubera ko bari bazi ko ari abanyabwenge. Baravuga ngo ni ngombwa ko dushaka abana beza tukabatoza imico n'ubwenge bwacu kugira ngo dutangire kubahindura nkatwe. Imana itugirire neza. Mu batoranyijwe uyu Danieli yari arimo na bagenzi be, bari bato mu myaka 16 na 17. Hanyuma bamaze kubatoranya, we na bagenzi be bakora inama ntoya. Haleluya. Baravuga ngo nubwo tuje aho batavuga Imana, ariko Imana yacu iri muri twe. Haleluya. Nubwo turi kure y'iwacu,
tukaba turi kure y'insengero, tukaba turi kure y'ubutayu, haleluya, ariko isengwa iba hose. Twarayimenye ngo bagambirira mu mitima kutazigera bakoze isoni Imana yabo. Uko bizagenda kose Imana twamenye tuzazamura ibendera ryayo, izina ryayo nirihabwa icyubahiro. Barabigambirira. Umwami nawe yari ari mu nama nkuru ngo yemeza ko abana bose bazaba ahantu hamwe kandi barya igaburo rimwe ryateguwe n'ibwami. Abo bana bamenya ko mu biryo byateguriwe ibwami harimo ibyo baziririzwa kurya. Ngo basenga Imana, ukuboko kwiza kw'Imana kubana nabo gutuma uwari washinzwe kubaragira abakunda, haleluya, ngo agira favor, abagiriraho ubuntu n'umugisha. Baramusaba ati rero nubwo itegeko ry'umwami ridahinduka, twemerere uduhe iminsi 10 twe turya ibishyimbo n'amazi asanzwe. Imana yacu niba ntacyo yakoze ku buzima bwacu ngo duse n'abandi, tuzemera rwose tuyoboke igaburo ry'umwami kubera umutima mwiza no kwitonda. Niko Bibiliya ivuga. Ngo iyo nkone yitwa Ariyoki iravuga ati ntacyo, nubwo umwami abimenye yampana, ariko reka mbikore kuko nabonye muri abana bafite discipline. Ngo arabikora mu minsi 10 gusa. Ngo barushaga ubwiza n'uburanga n'ubwenge b'Abakarudaya bose, izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Haleluya. Uyu rero akagira isumbwa arusha abandi bahanuzi. Buriya mu bantu bahanuye nubwo bose bahanuye ibikomeye, ariko Daniyeli na Yohani intumwa bafite isumbwe, kubera ko Daniyeli niwe muhanuzi wenyine wo mu isezerano rya kera wahanuye ariko akanahanura ibizaza mu gihe cy'imperuka. Haleluya. Kugeza nubwo yashatse gukomeza kubisobanukirwa, Imana yamwerekaga ikamubwira ngo rega Daniyeli mugabo ukundwa, zinga igitabo uruhuke, ibyo wakoze birahagije, ibindi ni iby'abo muri icyo gihe aribo batwebwe Imana ishimwe. Agirirwa amahirwe yo kwerekwa ibintu byinshi by'igihe kirekire abandi bateretswe. N'uyu munsi hari ibyo yahanuye tugitegereje, Imana ishimwe. Rero mwiyerekwa rye Imana imwereka hari abazasinzira bafite ibyiringiro, haleluya, ariko hari n'abandi bazasinzira nk'uko abandi bose basinzira. Dupfa kimwe tugahambwa muri metero zingana, ariko dusinzirana ibyiringiro bitandukanye. Hari abasinzirana umukiza, amen. Ngo abona mu gihe cy'imperuka abasinziriye bose igihe kizagera bakazuka, ariko ngo abona bamwe bazazukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Hari abantu babaye muri ubu buzima bafite icyubahiro kirenze. Hari abantu bafataga speech cyangwa ijambo abantu bakagira ngo ni Imana ivuze, bitwa ba Herode. Hari abitwa ba Napoleon bagiye bayobora ibice binini bikomeye, bari bafite icyubahiro kirenze uko twakivuga, ariko niba baturubashye Kristo basinziranye ibyiringiro bya zero. Ariko abapfuye bafite ibyiringiro bazazukira icyubahiro cy'iteka. Imana ishimwe, amen. Uyu rero Imana ishimwe ko yamukoresheje ikurikije amahitamo yagize. Ku myaka 16 Imana imikoresha iby'ubutwari. Ari mu bantu batangaje muri Bibiliya, kuko Daniyeli yabanye n'abami 4, yabanye na Nebukadinezari, abana n'umuhungu we bita Belishazari, abana n'uwitwa Kuro, abana n'uwitwa Dariyo. Ariko bose uko ari 4 bagiye babona umwuka w'Imana yera muri Daniyeli. Haleluya. Yagiye azamura ibendera ry'Imana, abami n'abatware bo mu gihe cye bakavuga ngo twamenye ko, haleluya, ubana n'Imana yera, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Hari igihe Imana iduha ubuzima ntitumenye ko ibiduhereye kugira ngo ibendera ryayo rizamuke. Daniyeli rero ni urugero rwiza rwo kubaho igihe kirekire ariko tubereho Kristo kugira ngo yamamare.
aratabaruka, ariko dusiga atubwiye ko abasinziriye bose bazazuka. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Ndagira ngo mvuge no kuri Petero gato. Kandi Daniel, mwibuke ko bamuhimbye izina ry'ikigirwamana, bamwise Beltazar. Uyu Petero nawe watwandikiye akatubwira ngo hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo yatubyaje ubwa kabiri. Yari umuntu usanzwe, ari umurobyi. Bibiliya imugaragaza nk'umuntu wanahubukaga kurusha abandi mu bigishwa ba Yesu. Ariko amaze gukomera, yabaye umugabo ukomeye wo guhamya ibya Kristo. Aya magambo yayanditse igihe yandikiraga abakristo bari bamaze gutatanira hirya no hino. Ibi tubona uyu munsi ntabwo ari iby'uyu munsi bizagumaho, byanahozeho. Igihe cyarageze abakristo batatanira hirya no hino, ibyiringiro byabo bamwe bitangira gushira. Arabandikira aho bari baragiye hirya no hino, arababwira ngo nimugire ibyiringiro bizima. Haleluya! Kuko umurage dutegurirwa ntubasha kubora, ntubasha kwangirika, ntubasha kugajuka. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Nimukomere rero. Paulo, hari abantu benshi bajya bavuga ngo Imana yamuhinduye Paulo, ariko isomye Bibiliya nta n'ahantu Yesu yita Paulo Sauli. Prito yita Paulo. Iyo muhamagara Sauli. Sauli ni umugabo w'umunyembaraga wari ufite ubwenegihugu bubiri, wari waratoranyirijwe gufata abakristo akababoha akabahana. Imana ibonye ishyaka rye, ibona yaribyaza umusaruro kubwo kuvuga ubutumwa. Amen. Yohereza marayika ngo amukubita urushyi, arasinzira, akanguka ari ahitwa i Damasiko, arabatizwa, yakira Kristo. Amen. Uwo Sauli yakomejwe kwitwa Sauli. Nimusoma mu bice 4 no mu bice 13 ngo barimo basenga, umwuka w'Imana nyura mu muhanuzi ngo abwira bari muri iryo teraniro ngo nimunteranyirize Barinaba na Sauli. Sauli yakomeje kuba Sauli. Icyo mbivugiye, ntabwo ikibazo ari amazina twitwa, ikibazo ni amahitamo tugira. Imana tugirire neza. Ushobora kwitwa izina, Imana igakoresha iryo zina mu cyubahiro cy'Imana. Amen. Ntabwo ikibazo ari ibitubaho. Umuhanga yaravuze ngo ibitubaho bifite 10% gusa, ariko uko twitwara mu bitubaho bifite 90%. Kuba insengero bazifunga ngo ntizuzuze ibisabwa nta kibazo kirimo, ahubwo abantu bafite agakiza kangana iki gashobora kubaho insengero zifunze? Ubundi si Imana ubwayivuga iki? Iravuga ngo ijuru ni intebe yanjye. Haleluya! Isi ni akabaho nkandagizaho ibirenge. Mwani magambo ni kantu dukandagizaho ibirenge iyo twicaye. Ikatubaza ngo muzanyubakira nzuki. Ntabwo Imana yera yishimira kuba mu bibatabashwa byubatswe n'abantu. Imana yishimira kuba mu mutima. Haleluya! Wa rusengero rwera rwejejwe, rwatunganyirijwe kwakira umwuka w'Imana. Imana ishimwe. Paulo uyu mu byo yamenye by'agaciro, yamenye ko batunganyije urwo rusengero. Imana ishimwe. Bahawe ikimenyetso cy'umwuka, akaba muri urwo rusengero. Ni ikimenyetso cy'umurage bazahabwa, ariko ni n'ingwate bazagaragaza kugira ngo babone agakiza. Amen. Mwuka wera uba mu rusengero rwacu rw'imbere afite imirimo ikomeye 2. Ni ikimenyetso. Icya kabiri ni ingwate y'agakiza tuzaronka ku bwa Kristo. Imana ishimwe. Nagira ngo nihute vuga ibintu twavuzeho muri iki cyumweru nihuta. Twavuze ko hari imirage y'abera, kandi koko n'ukuri irahari. Niba abantu bagirira abandi neza, Imana ibarusha kugira neza. Iyo dukorera izaduhemba. Amen. Iyo tukorera ku manywa na nijoro, yatubikiye umurage, yatubikiye ingororano. Ariko izo ngororano ni iz'abera. Nababwiye ngo nimuhumure, abera twifitiye umurage. Abera ni bandi? Abera Yohana arabatubwira mu Byahishuwe
ibice 7 ku murongo wa 9 kugeza 17 atubwira abera ngo ni bande. Ni page ya 255 umurongo wa 9 turageza 17. Byarishwe 7. Haranditse ngo hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara, bo mu mahanga yose, imiryango yose, n'amoko yose, n'indimi zose, bahagaze imbere ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera kandi bafite imikindo, amashami y'imikindo mu ntoki zabo, bavuga ijwi rirenga bati, agakiza n'ak'Imana yacu yicaye ku ntebe n'ak'umwana w'intama. Nuko abamarayika bose bari bahagaze bagose ya ntebe, n'ababakuru na bya bizima 4 bikubita hasi bubamye imbere y'intebe baramya Imana bati, amen. Amahirwe n'icyubahiro n'ubwenge n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga bibi by'Imana yacu iteka ryose, amen. Umwe muri abo bakuru arambaza ati, aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he? Ndamusubiza ati, mwami wanjye ni wowe ubizi. Arambwira ati, aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Cyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro. Kandi yicaye ku ntebe izahanagura izababamba ihema ryayo, ntibazicwa n'inzara ukundi kandi ntibazicwa n'inyota ukundi, kandi izuba ntirizabica cyangwa icyokere cyose, kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Ababishwa bera babiciye umurage ni bande? Yohana yagize iyerekwa rizarangiza isi. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo niba nshaka kuyagumaho bigutwaye iki? Kugumaho kwa Yohana bivuze ko hari ibyo yabonye n'uyu munsi tugitegereje. Haleluya. Niwe wenyine wabonye ururembo Yerusalemu ngo rumanuka ruva mu ijuru. Hanyuma ariko hari ibyo yahishwe, kuko Imana idatanga detail. Ntabwo Imana ari ngombwa ngo ivuge buri kantu. Niyo mpamvu marayika yamubajije nkana kugira ngo abone ko byose atabizi. Aramubaza ngo, Yohana we kuri umuhanuzi kandi ko wabaga mu gituza cy'umukiza, none aba bantu baturutse mu moko yose no mu ndimi yose ni bande kandi baturutse he? Kuki bari hano? Yohana asanga ibyo ntabyo azi, abwira uwamubazaga ngo, mwami wanjye ni wowe ubizi. Ngo aramubwira ngo aba nabera bi Beteli. Haleluya. Nabera bi Beteli. Arigiye turira tukarizwa n'ibidahari. Yewe ngira hari programme ngira muri telefone yitwa Unreached. Ni programme ikwereka ahantu ijambo Kristo ritari ryagera ku isi. Uvuga ngo isi uyu munsi ituwe na miliyari 7 na miliyoni 900. Ariko hari miliyari 2 na miliyoni 200 batari bumva ijambo ryitwa Yesu, batazi umusaraba, badafite ibyiringiro namba. Nk'uyu munsi abantu twagombaga gusengera ni abantu bo mu gihugu cyitwa Mali, mu bwoko bita Dunu. Ngo ni abantu 189. Nta mukristo n'umwe ubayo, ntavuga butumwa, nta n'ururimi twahindura mu rurimi bavuga ntirurahindurwa mu Bibiliya. Ariko twebwe tukavuga ngo intambara dufite ngo nizi nsengero. Hari n'abatazi icyo bita urusengero kandi tuzajyana i Siyoni. Hari abantu barenganyirizwa kuvuga iri zina mu Buhinde. Mu Buhinde ntibyemewe guhindura itegeko. Abahinde bafite imana miliyoni 300 zirenga,
hari abafata igishyitsi kikaba imana yabo, hari abafata uruzi rukaba imana yabo, hari abafata inka zikaba imana yabo. Bafite imana nyinshi zirenga 300,000,000, bo ni 1,000,000 na 400,000. Abarimbuka muri bo ni benshi. Twe tukaba tukirizwa n'urusengero ngo aho kurizwa nabo ngabo. Arabaza ngo bariya ni bande? Haleluya! Nabavuye muri urya mubabaro mwinshi. Hari ababitoterezwa, hari abemera Yesu bakaba bemeye gupfa. Kwemera Yesu akaba azi ko yemeye kugira ute gupfa, kandi bariho muri iki gihe. Dushima Imana yaduhaye kuvukira mu gihugu cyiza. Haleluya! Ariko kandi tuzanabazwa byinshi. Bariya ni bande? Nabavuye muri urya mubabaro mwinshi. None se ni igiki kibagejeje ahangaha? Ngo marayika arasubiza ngo ikibazanye nuko bemeye amaraso y'umwana w'intama. Haleluya! Akabahindukira isabune imesa ibishura byabo ku manywa na nijoro. Abemeye amaraso ko abayobora akabeza ku manywa na nijoro, tuzahagarara imbere y'Imana iteka ryose. Imana ishimwe. Aba rero nibo biswe abera. Ntabwo twaba muri ubu buzima, narabibabwiye abo twari kumwe, dukeneye izindi mbaraga zitubashisha. Ariko ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo muri Kristo Yesu budushoboza kuba muri iyi si babaje, igoye, inaniza, ariko tugatumbira Isiyoni. Imana ishimwe. Twaramuhawe ngo atubere incungu. Haleluya! Ariko yamuduhaye yamushizemo ubutunzi dukeneye bwose ngo tuzabane nawe iteka ryose. Amen. Ubutunzi bwa mbere buri muri we ni ubutunzi bw'ubuntu. Twabari kure tuzize ibyaha n'ibicumuro, yatwegeje hafi ibigiriye ubuntu kugira ngo hatagira uwirata. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Imana ishimwe ko twahamagaye kubw'ubuntu. Yigeze acira abantu umugani w'umukire wari ufite umwana ugiye kurongora, hanyuma ngo ajya mu mayira abiri ahamagara ababi n'abeza. Imana ishimwe ko yahamagaye ababi igahamagara n'abeza. Bibiliya iravuga ngo mu gihugu iwabo w'inyamaswa zihuma, mu gihugu cy'ubukuna niho twavuye. Iradukurura, iratwiyegereza, ibigiriye ubuntu. Izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Ubutunzi bwa kabiri ni ubutunzi bwo kugira neza. Abantu bajya bihandagaza ngo nabagwa neza, ariko nta mugwa neza ubaho urusha Kristo. Mu bantu 7 Imana yirata habamo n'umugabo witwa Mose. Mose ni nawe mugabo ushushanya Yesu ku kigero kinini, ashushanya Yesu ku kigero cya 90. Buriya Mose na Yesu barasa, batandukanira ku kintu kimwe. Mose yabaye muri Egiputa na Yesu yabaye muri Egiputa. Simubizi? Mose ari uruhinja bategetse ko yicwa, abana bose bicwa. Na Yesu ari uruhinja bategetse ko abana bose b'abahungu bicwa. Nibisa? Hanyuma Mose yemeye ko izina rye risibwa mu gitabo cy'ubugingo kugira ngo ubwoko ayoboye bubabarirwe. Yigeze asanga Imana arayibwira ngo reba ahantu wanditse Mose, iryo zina urisibe cyangwa se ubabarire ubu bwoko kuko bwakoze icyaha. Yesu yaravuze ngo nta wunya ku buzima, ni njyewe ubutanga kandi ni njye ushobora kubugarura. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Haleluya! Ikintu batandukaniraho, Mose Imana iramubwira ngo abwira urutare ruzana amazi Abisiraheli banywe. Mose araza aravuga ngo mwa bwoko butagonda amajosi mwe. Ibyo bintu ntabwo Imana yari yabimutumye. Mwa bwoko butagonda amajosi mwe, mwemera ko njyewe na Aroni twakura amazi mu rutare? Imana iravuga ati burya kumbe naguhamagaye udafite epfo na ruguru, utazi no kwambara inkweto, none umaze gusirimuka ngo utari muri korari ngo nta terambere yagira. Hari abantu baba ngo ngiye ngo ntahanuye ngo none se ngo ninde wahanura? Erega yaba
yaje tukabyina cyane tumuzenguruka ngo wenda turebe ko atitira. Akavuga ati none ntabwo ndahanura kabisa. Wowe uretse ubuntu wagiriwe ntacyo urico uretse Kristo uri muri twe, izina rye rihabwa icyubahiro. Mose Imana iramubwira ngo kuko utampeye icyubahiro muri iri teraniro ry'Abisiraheli, ukaba uvuze ko wakura amazi mu rutare, ndirahiriye ntaho uzagera. Ikindi kimutandukanya na Yesu, yari umugwaneza pe, ariko byajyaga bimujabuka. Hari igihe utuntu tujabuka umuntu ngo yigeze ahagarara aravuga ngo uyu munsi birahindutse. Yari afite abamurwanya abitwa Kora na Dotani na Biramu. Kamera iraza abwira iteraniro ngo uyu munsi niba mwemera ko ndi umukozi w'Imana. Bari basanzwe babizi kuko yajyaga kubonana n'Imana akagaruka afite ubwiza bwayo. Bari basanzwe bazi ko ari umukozi w'Imana, ntabwo byari ngombwa ko abigaragaza. Ariko ni umuntu w'intege nke. Imana ishimwe ko umucunguzi w'amahanga atari Mose. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Uwaducunguye aruta Mose kure, Imana ishimwe. Abwira abantu ngo uyu munsi abemera ko ndi umukozi w'Imana nibaze mu ruhande rwanjye, n'abemera Kora na Dotani na Biramu nibajye mu ruhande rwe. Haboneka abajya mu ruhande rwa Kora na Dotani na Biramu, haboneka n'abaza mu ruhande rwa Mose. Mose aravuga ngo uyu munsi aba bagiye mu ruhande rwa Kora nibadapfa urupfu rudasanzwe, nzaba ndakorera Imana yo mu ijuru. Bibiliya ivuga ngo akanwa k'umukiranutsi kara, ngo ako kanya umuriro uva mu ijuru urabatwika. Abagerageje guhunga ngo bacike ngo ubutaka burasama burabamira. Yesu yarutaga Mose, izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Yesu yageze muri icyo gihe nawe ajya gusaba icumbi ahitwa i Samariya. Bararimwima bamutesha agaciro. Yohana aramubaza ngo ariko Yesu wasomye Bibiliya? Mose bamusuzuguye yakoze iki? Eliya igihe bamusuzuguraga bavuga ngo Eliya mukozi w'Imana, yaravuze ngo niba ndi umukozi w'Imana umuriro numanuke ubatwike. None wowe ni gute abantu bakwima icumbi ukabona nta cyabaye wategetse? Ngo Yesu yuzura umwuka wera. Haleluya. Arababwira ngo ntabwo muzi umwuka uturi mu wariwo. Nge ntabwo naje kwica, nta nubwo naje kurimbura, naje kugira ngo intama zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Izina rye nirihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu yavuze ngo abambangirije bose bari bisambo n'abanyazi, ariko nge intama zanjye ziranze. Ijwi rya Kristo ni ijwi rituje. Izina rye nirihabwa icyubahiro. Niwe mugwaneza rero ubaho kurusha bose. Ubutunzi bwa gatatu n'ubutunzi bw'ubwiza bwayo. Kristo ngo niwe shusho yo kurabagirana kw'Imana tutabona. Ngo ubwiza bw'Imana bwose yabushize muri Kristo. Dufite Kristo, dufite Imana. Dufite ubwiza bwa Kristo, dufite n'ubwiza bwa Se. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Ngo yabaje Filipo ngo ariko Filipo ngo uracyambwira ngo nimbereke data? Ngo ntuzi kumbonye aba yabonye na data. Imana ishimwe kuko data tumubonera mu mwana. Imana ishimwe. Ubutunzi bwa kane n'ubutunzi bw'ubwenge. Hari igihe tubwira ngo ibi tujya kwiga n'ubwenge. Wapi? Nigeze mbona umuntu ukomeye ukora muri ahantu muri kaminuza imwe, yari yatashye ubukwe asobanutse, yari no mu bayobozi. Noneho akanyota karamwica kitabi. Noneho ahantu twari turi hari mu kigo cya ADPR. Arasirisimba ashaka ahantu yagasomera, hajya nkaha abura amahoro, asohoka igipangu, aragenda muri kaburimbo akagereba nkari akareba nkara agasoma ngo agasubiza mu ikoti. Nta mahoro. Biravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo. Haleluya. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka.
muri Kristo hari ubwenge dukeneye ngo tuzabane n'Imana. Icya gatanu, ubutunzi bwa gatanu ni ubutunzi bw'imbaraga. Twebwe nta mbaraga dufite, ariko twiringiye ni umunyembaraga. Paulo yari yarabimenye, aravuga ngo ncubuzwa byose na Kristo umpa imbaraga. Imbaraga dukeneye zose ngo tubeho ubuzima bukijijwe ziri muri Kristo. Tumufite, dufite imbaraga dukeneye ngo tubeho ubuzima yishimira, Imana ishimwe. Ubutunzi bwa gatandatu ni ubutunzi bw'imbabazi. Twari duzize ibyaha n'ibicumuro, ariko aratubabarira nk'uko ubutunzi bw'imbabazi ze nyinshi bungana, Imana ishimwe. Niwe wenyine ugira igishoro kitajya gihomba. Twe tugira ibishoro bigahomba ugasubira ku isuka. Ariko nusoma amaganya ya Yeremiya bice 3, aratubwira ngo imbabazi ze zihora zunguka uko bwije nuko bukeye. Haleluya! Afite igishoro cyitwa imbabazi kandi gihora cunguka uko bwije nuko bukeye. Imana ishimwe ko twacunguwe kubw'imbabazi. Ubutunzi bwa karindwi ni ubutunzi bwo kwihangana. Yarihanganye kurusha abandi bose. Abo twari mu iki cyumweru narabwiye ngo hari igihe njya nicara ninjoro madamu yasinziriye, nareba ubuzima nabayemo, nta data nta mama. Ngewe namenye ko nyakwigendera ari izina ry'umuntu wapfuye ndi mu wa 6. Ntazi ko ryo zina rya mama. Basa kuzambwira ati nyakwigendera n'umuntu wese wapfuye. Namenye izina rye nararangije segonderi, izina gusa. Nta shangazi, nta mama wacu, nta nyogokuru, nta so. Ibyo bintu byazamarira kaza. Najyaga ngira ngo ngira ibibazo, ngo ninge umuntu wahuye n'ibibazo bikomeye. Umunsi umwe hari umwana w'inshuti yanjye witwaga Benjamin. Yambwiye ati uba wihiyandisha imibabaro. Nukuri kose uba wihiyandisha imibabaro idahari. Wabonye ko ntumuzi, nta neza yuzi, nta n'inabi ye uzi. Nk'ubwo iki famiye yawe nyine ntuyizi Pole, ariko ntayuzi. Naho ngewe mama na data muri jenoside babatemaguye nihisha ahantu, nari mfite imyaka 12 nararebaga. Nubwo nakizwa ku kigero kingana gute, iyo foto ntijya imva mu maso. Ubwo ari nge na Benjamin warubabaye ninde? Ari igihe tugira ngo twarababaye, hari abababaye. Ndikuza gushaka famiye muri uyu mujyi 2009, nahuye n'umukecuru, numva ijwi rimbwira ngo baza buri wa mukecuru umuntu uri gushaka. Ndamubwira ngo umukecuru wino ngwi. None se ko nshaka nzitonda w'imasisi waba umuzi? Ubundi uri gushaka nzitonda w'imasisi uri kumushakira Igisenyi, uwo muntu wahita wumva ko afite ikibazo cyo mu mutwe. Umuntu ari gushaka nzitonda w'imasisi Igisenyi. Ariko umukecuru wawe nawe yahise ambwira ati mwana wa, nanjye ndi inshike. Ambwira ubuzima yahuye nabwo aranganyira. Ndavuga ati mukecuru nawe wahuye n'ibibazo. Hari igihe tugira ngo twarababaye, hari abababaye. Kandi barusha kubabara we bose ni Kristo. Yarababaye ndetse ngo akorwa n'isoni, ariko ngo yihanganira izo soni z'umusaraba, kuko yarebaga itorero rizavuka. Ibyishimo by'umusaruro uva mu isoni biramurenga. Aravuga ngo nzaronka Beteli, ntacyo reka nsuzugurwe. Hanyuma abaheburayo baravuga ngo kuko yababajwe ku kigero cyo hejuru ya twese, akanageragezwa. Hari abantu bajya bapanga amasengesho y'iminsi 40. Muzasome Bibiliya. Nge nyisomye inshuro 9, ndi kwisoma inshuro ya 10. Nta muntu wigeze upanga amasengesho y'iminsi 40 muri Bibiliya n'umwubaho. Umuntu wa mbere wayasenze ni Mose, hari ku itegeko. Imana yamubwiye ngo ngwino hano i Horebu, nanjye ndamanuka tuhahuriye tumara iminsi 40 tuganira ku by'ubu bwoko. Amen. Undi wayakoze ni Eliya. Imana yaramubwiye ngo rya kandi unywe, kuko iyo nda uzayigenderaho iminsi 40. Undi ni Yesu, ngo amaze kubatizwa ajyanwa, yarabishakaga ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragerezwayo. Ngo mwaragerageje. Ubwo wari wageragezwa nkawe? Niba uri umwana w'Imana, arabizi ko ari we. Niba uri umwana w'Imana, hindura iryo buye umukati urye. Kandi afite ubushobozi bwo kurihindura umukati. Ariko kuko yageragejwe,
akanababazwa kuturusha. Imana yamuhaye impamyabumenyi y'ikirenga. Haleluya. Niwe wenyine ubasha gutabara abageragezwa bose. Dawidi aravuga ngo kumuhungiraho bigira umumaro. Haleluya. Kumuhungiraho bigira umumaro kuruta guhungira kuri batonto na batantine. Ngeze ngo ubukwe bwanjye bwagenda nabi ngo tonta bi Kigali. Waseba. Ariko we yaserutse n'ikimwariyo cyari kije aragihagarika. Hari ajya asanga twari tugiye guseba. Yigeze ateturura Mose yasebye byarangiye. Mose abwira abantu ngo nge nzira ndayizi. Ngo kandi n'ukuri niho nanyuze. Inzira urayizi ati n'ukuri ko Imana ndayizi. Nta wihuta nk'uyayobye. Ngo agiye kubona abona bagejeje ku nyanja. Amagabo se inzira yatubwiye nira. Bakora bari bahari. Abantu bizi iby'amazi bazi gucencura. Uriya mugabo ngende kubona yavangiwe. Kunyikubita hirya ngo yareba hino akabona imisozi, yareba hirya akabona imisozi. Ngo agiye kubabwira ko yayobye. Kuvugisha kuri ko yayobye. Ngo arebye inyuma ngo abona Farawo abatuze. Arabati naje noneho ndasebye ngo yikura mu iteraniro buhoro. Ngo ajya hirya arasenga. Aravuga ngo Uwiteka we si wambwiye kuzabana nanjye, none ibimbayeho nibiki? Ngo arataka ngo Imana iramureka avuga amateshwa. Ngo irangije aramubwira mu ijuru itoshe ngo ni igiki gitumye untakira? Ni iki gitumye utaka ukavuza induru nkaho umukiza wawe adahari? Bwira ab'Isiraheli bakomeze. Haleluya. Kubona ingororano biri mu gukomeza. Imana ishimwe. Ntibagezeyo se? Rero dufite ubutunzi bwo kwihangana muri Kristo Yesu. Tuzajya mu ijuru kuko twihanganye nkuko yihanganye. Umurage wa mbere tuzahabwa, tuzabana n'Imana ubudatandukana. Mu isi tujya dutandukana n'abantu. Tubana nabo umuntu akabwira ngo n'ukuri. Akakubwira ukuntu muzabana ko agukunda pe. Hari n'ukubwira ngo nkubuze napfa. Umuntu akakubwira ngo akubuze ngo yapfa. Mugatandukana mukazongera guhura ari muzima, yarabyibushye, ameze neza, nta n'ikibazo afite. Ko atapfuye. Abantu barabeshya. Abari hano nababwiye umusore twakoranye mu muryango wa Semabiriya mu Rwanda. Mu bintu byababaje n'uyu munsi njya ntekereza nkumva bibabaje. N'urupfu rw'uwo musore. Yapfuye agishyingirwa. Umudamu yigaga kaminuza i Butare. Bakora ubukwe akomeza kwiga, amusigira inda y'amezi igiye kuvuka. Yari ifite nk'amezi 8 n'igice. Hanyuma umunsi wo kumushyingura haba sene ikomeye. Twajya gushyiteraho igitaka wa mukobwa cyangwa umudamu we akajya mu mvu. Bihinduka sene, harimo umupasiteri ro mukuru. Avuga ati ntabwo turaguma muri ibi. Ubwo agiyemo nimuterereho itaka. Abahungu bazana ibitiyo. Bayo itaka batereye muri mu mukobwa avamo ariruka. Abana iyo bageze aho rukomeye buri wese akizaye magara. Ariko no mu rupfu Kristo turajyana. Haleluya. Niwe wenyine wisimama kugendana natwe no mu rupfu. Abandi bose kandi iyo bamaze kugwerekeza baca ahantu ngo babyita gukaraba. Bakaraba iki ko bagiye kurya no kunywa? Baratikura. Igihe kazagera rwose bakanakwibagirwa. Bakakwibagirwa amateka kizinga. Ariko dufite umurage wo kuzabana na Yesu ubutazatandukana. Duhereze Yesu icyubahiro. Haleluya. Tuzabana na Yesu ubutazatandukana. Izi nyigisho ndaziha mushumba. Mwabisoma mu Tesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 9 n'uwa 10. Ntabwo ndajya mvuga imirongo kugira ngo nihute, ndaza kuzimuha. Umurage wa mbere tuzabana n'Imana budatandukana. Hanyuma umurage wa kabiri tusanga muri Yohana 3:2. Yohana wa mbere igice cya 3 umurongo wa 2 aratubwira ngo bakundwe ubu turabana b'Imana. Ariko uko tuzaza ni kurerekanwa. Cyakora icyo tuzi nuko Kristo niyerekanwa. Tuzasa nawe. Umurage wa kabiri tuzahindurwa duse na Kristo. Uyu munsi usa nawe. Ushaka gusanga amasengesho y'iminsi 5 y'itatu ukayasoreza mu bicumuro. Ukayasoza rwose ukora icyaha
ukeneye apanga uhamagara i Kigali ngo babwire ko uzamutse umusozi, kandi Yesu yaravuze ngo nimusenga muziherere, mukinge mwihererane na se umenye ibyihererewe. Uyu munsi tugira neza tugatwara kamera, ujya gufasha ukareba umukameramani udufotore neza, tizana n'utwana n'abana bose bazane n'agafuka k'umuceri n'agasabune, mujye mu mafoto neza. Sibwo buntu bw'iki gihe se? Ariko umwami wacu yaravuze ngo nimugira ubuntu ntimukavuze ihembe, ngo ahubwo icyo ukuboko kw'iburyo gukoze kw'ibumoso kikakimenya. Ariko uyu munsi dushaka abantu bakoma amashyi, turahura uzi ko wenda nta pandaro ngira, tunaturanye pe, warangiza ukaza hano ti haleluya, Imana yangiriye neza, ti hari umukozi w'Imana Claude nidutahace mu rugo hari amapantaro mfite, kandi wari kuyanzanira utaciye hano ku rusengero. Icyo washakaga ni ya mashyi, ni nayo ngororano yawe. Tuzahindurwa duse na Kristo. Duhura n'ibitubabaza muri ubu buzima, ariko ni ukutamenya aho dukorera naho tujya. Abatubanjirije bose bari barasobanukiwe neza ko ari abashyitsi, bigatuma iby'ubu buzima bitabacira umwenda, bakavuga ngo twebwe gakondo iri Siyoni, turi abashyitsi n'abimukira. Abo twari kumwe nababwiye umuvugabutumwa w'umunyanigeriya wagiye kuvuga ubutumwa mu Bufaransa, Imana ibana nawe, iramunezeza, iteraniro riba ryiza. Anashoje mu kumuherekeza, ageze aho yagomba guhagurukira za muri Afurika muri Nigeria, ahasanga perezida wa Nigeria. Perezida wa Nigeria yiyumvamo ko akwiye gutwara umukozi w'Imana mu ndege bari kumwe bagatahana. Umuvugabutumwa wawe yumvishe ko agiye kuzana na perezida ahantu hamwe, yewe we yarasirimbye, aravuga ati nabaho. Kandi yari uyu munsi meya aguhaye lift, mugahuru uri kumanuka ugiye mu mujyi agahagarara akagushyira mu modoka akaguha lift. Ubwo buhamya bwamara icyumweru bihitinze hano, ntabwo ari kimwe. Wajya unasigaho umunyu ngo usiko yambonye, ngo akabona ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana buri he? Ngo rwose ngo araba, ngo asubiza n'imodoka inyuma, ngo haleluya. Ariko wabihindura icyigisho, kanzwe kugendana na perezida. Umugabo yaravuze ati ubu buhamya ndabugenderaho umwaka. Ngo bageze muri Nigeria basanga protokoli ya perezida irahari, za modoka bya bimoto bihita bifata bosi bimukubitamo biragenda, asigara wenyine ku kibuga. Tekereje ukuntu situation zigenze biramucanga. Warangije agahinda karaza. Ari gihe ujye muri situation agahinda kagatumanaho, ako kwa nyoko wanyu wakwimye ibiryo, kandi wenda nta nubwo byari bihari, ako kwa marume kera muri za 80 nako kakaza, agahinda kagatumanaho. Ati koko ni ngewe gusa? Umugabo karatumana nyawe koko Mana, koko abakozi bawe abapagani dore uko babayeho. Reba ukuntu aje, reba ukuntu bamutwaye, kandi ni n'umupagani. Nk'izo manzu zicyango bigenda ute? Nani ngo none ngewe uvuye kukuvugira hihanye abantu 80, nta nigare rije kuntwara. Urumva ukuntu abantu bakizwa ariko amatiko agakomeza. Ijwi riramubwira ngo niko muvuga butumwa wewe. Ati karama, uriya uje bakamwakira ninde? Ni perezida. Igihugu bamwakiriyemo se ni cyande? Ni icye? None se wowe iwanyu ni he? Paulo yaravuze ngo twebwe iwacu ni haleluya, twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava. Ijwi riramubwira ngo none se wagezeyo? Niba iwanyu ari mu ijuru wagezeyo? Kuki ushaka ko icyubahiro cyose cyateguye kuzakwakiranwa mu ijuru ucyakirirwa hano mu isi? Tegereza nugera iwanyu. Haleluya. Nugera iwanyu, abamarayika bafite amatsiko. Kuva Yesu yajyayo bahora muri protokoli idashira, bari mu myiteguro yo kuzakira umuntu umwami wabo yabambiwe. Ngo bahora banamubaza atari ko azaza ryari.
si bo bazarota ya magambo yo muri Yohana asohoye mu byashuwe aba ngo nimwishime munezerwe. Haleluya, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye rwose, kandi umugeni ari we bera bahawe kwambara umwenda. Imana ishimwe. Nimuhumure rero, nidusa na Kristo tuzakiranwa icyubahiro nk'icyo Kristo yakiranwa mu ijuru. Imana ishimwe. Umurage wa gatatu, tuzakizwa kongera kubabara urupfu n'ubumuga. Imana izahanagura amarira, urupfu ruzahunga, imibabaro izahunga, tuzabana n'Imana tudafite umubabaro. Imana ishimwe. Tushobora kubisoma mu Byahishuwe 21:4 kugeza 7. Ariko na Paulo yarabyandikiye itorero ry'i Korinto, arababwira ngo reka mbamenere ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa. Uyu mubiri ubora ukwiye kuzambikwa kutabora, uyu mubiri upfa ukwiye kuzambikwa kudapfa. Hanyuma uyu ubora n'ukizwa kubora, n'uyu upfa ukagizwa kudapfa, niyo tuzabana n'Imana dufite umunezero. Imana ishimwe. Arangije atubwira ngo nuko rero bene data mukomere mutanyeganyega, ahubwo murusheho iteka gukora, kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa. Imana izaturagwa ukizwa urupfu, ukizwa ubumuga, agahinda n'imibabaro yose izashira, kuko n'umurage yatubikiye. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Hanyuma umurage wa 4, tuzahembwa kandi dushyirwe mu yindi myanya yo gukorera Imana, tuzahabwa promotion. Imana ishimwe. Mushobora kubisanga mu nkuru zo muri Matayo 25 uhereye kuri 14. No mu bosi wari ugiye kugenda mu gihugu cya kure, ahamagara abakozi be 3 abasigira amatarano. Umwe amuha 5, undi amuha 3, umwe amuha 5, undi amuha 2, undi amuha 1. Arangije aragenda. Ku murongo wa 19 haravuga ngo maze iminsi myinshi ishize, shebuja wabo bagaragu agaruka kubarana nabo umubare w'ibyo basigiye. Uwahawe 5 aza rwose aciye bugufi, aravuga ngo ndagushimira ko bitavuye mu bwenge bwanjye, ntacyo nakora cyanganya agaciro n'amaraso yamenye ku bwanjye. Amen. Ariko ntabwo nabaye umunebwe, nubwo ntacyo nakora ngo kigurane amaraso yawe, ariko ku bwayo maraso hari icyo nakoze. Amen. Wampaye 5, mbona utundi 5, ntabwo ari igihembo, nta nubwo ari inyitura, nuko ntacyo nakwitura amaraso yawe, ariko nacuruje gusenga nunguka. Amen. Ngo nuko azamubwira ngo nuko umugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse muri bike, ngo uhaye promotion, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero w'iteka. Imana ishimwe. N'uwahawe 2, wibazo uwahawe 5 avuze ko abonye 10, wowe wahawe 2, nawe yaravuze ngo ntacyo navuga, uyamaze kuvuga, ariko nanjye hari icyo nakoze. Amen. Wampaye 2, nashatse mu tundi 2, ngo utundi 4. Nawe yarabwiye ngo nuko umugaragu mwiza wakiranutse muri biki, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero washoboye. Hanyuma wahaye 1, we yaraje aravuga ati rero nari nzi kuri umunyamwaka. Hari abantu bari mu itorero barushya gusa. Nari nzi kuri umunyamwaka, usarura utabibye, uhunika ibyo utagasoye, ndatinye, ndagenda mpisha itaranto yawe. Kandi ni nawe wavunitse. Hari abantu bavunika cyane ariko batazanagororerwa. Muri aba bagaragu wavunitse n'uyu wa 3 wahawe itaranto 1, kuko yafashe gahunda yo kujya gucukura umwobo wa kuri wo kubikamo itaranto. Itaranto imwe ifite agaciro ka kibiro 30 bya zahabu. Itaranto imwe ifite agaciro k'ibiro 30 bya zahabu. Ikiro cya zahabu uyu munsi kiri kuri $62 miliyoni cyangwa miliyari, ntabwo mbyibuka neza aho nari nakore ubushakashatsi. Ni ibihumbi 62 by'idolari. Ubwo si miliyoni hafi 62 zirenga. Fata miliyoni 62 ukube ibiro 30 by'izahabu, barakumva amafaranga ni muri miliyari 1 na miliyoni 800. Sibyo? Nibyo uyu mugabo yafashe, aracukura, arabitaba. Wageze ngo yagiye kure, ndabiza yakoze izamu ryabyo kugira ngo hatazagira umuntu. Ndabizi azaza nyine. None naza nabyo ubwabyo ntabwo byanganya agaciro n'amaraso y'umwana w'intama. Duhereze Yesu icyubahiro. Nabyo ubwabyo nta gaciro bifite, amaraso y'umwana w'intama arabiruta. Imana ishimwe. Ariko muhumure, tuzahembwa abakoze.
twabonye ngo bamwe bazazukira gukorwa n'isoni, ariko bamwe bazazukira kubahwa iteka, bazarabagirana nk'inyenyeri iteka ryose, bazaka nk'izuba ryo mu isanzure. Imana ishimwe. Hanyuma umurage wa nyuma, rero yuko tuwuhabwa, tuzahabwa amakamba. Mu bihembo tuzahabwa na promosiyo, hari amakamba 5 twabikiwe tuzahabwa mu ijuru. Ikamba rya mbere ryitwa ikamba ry'ubugingo, ryahishuwe 2:10, aravuga ngo ujye ukiranuka uzageze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Haleluya. Hahirwa abihanganira bagerageza, ko nibamara kwemerwa bazahabwa ikamba ry'ubugingo. Iryo ribikiye abihanganye bakanesha ibigeragezo, abakiranutse bakageza ku ndunduro, tuzahabwa ikamba ry'ubugingo. Ikamba rya kabiri ni ikamba ry'ubwiza. Paulo yarabivuze ngo bamwe iyo biruka mu birori basiganwa nk'uko byandi bitegetswe, kandi birukira bakavunikira guhabwa ikamba ryangirika, ariko twebweho dusiganirwa kuzakira ikamba ritangirika tuzahabwa n'umwami. Nyamara avuga ngo sinjye njyenyine, ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Imana ishimwe. Ikamba rya gatatu ni ikamba ryo gukiranuka. Ikamba ryo gukiranuka, Paulo yaribwiye Timoteyo, aramubwira ngo maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, nakoze imirimo yanjye, narangije urugendo, ibisigaye bikiye ikamba ryo gukiranuka. Iry'umucamanza utabera yambikiye, nyamara sinjye njyenyine, ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Abategereje Yesu tuzahabwa ikamba ryo gukiranuka. Imana ishimwe. Ikamba rya kane ni ikamba ry'icyubahiro, riboneka muri Petero wa mbere igice cya 5 umurongo wa 4. Ikamba ry'icyubahiro rizahabwa gusa ababaye abashumba, abanga umutahiza naboneka, bazahabwa ikamba ry'icyubahiro ritangirika. Abayoboye, wayobora korali, washumba zino nk'aba bashumba, babikiwe ikamba ry'icyubahiro. Amen. Ikamba rya 5 naryo rya nyuma ni ikamba ryo kwirata. Ikamba kwirata ribikwiye gusa bavuze ubutumwa, abavuga butumwa bahinduye abantu gukiranuka, bazambara ikamba ryitwa ikamba ryo kugira ute, ryo kwirata. Haleluya. Muri mbye ravuze ngo nutumbira Yesu uzasa nawe, bose bazamenya kubana nawe, bareka ubugome bitabe. Undi aravuga ngo imbere ya ntebe nzahagararayo, nzaba njyanye iminyago nyishyikirize Yesu. Tuzajyana iminyago kandi tuzahererwa ikamba ryo kwirata. Umurage wa nyuma ari wo 5, tuzasangira na Kristo ubwiza bwe. Haleluya. Duhishiwe, tubikiwe kuzasangira na Kristo ubwiza bwe. Kadusoma Baroma dusoza, Rwandiko Pawulo n'ikitorero ry'i Roma igice cya 8 ku murongo wa 17 n'uwa 18. Abaroma page ni 158, haranditswe ngo kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turi abaraganwa na Kristo, niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa Imana yacu ihabwa icyubahiro. Haleluya. Niko Pawulo avuga, kandi ubwo turi abana bayo ni ukuri turi n'abaragwa, kandi ntabwo turi abaragwa twenyine, turi abaraganwa na Kristo, tuzaraganwa na Kristo. Ngo niba twemera kubabarana nawe tuzahanwa ubwiza nawe. Arino ntiyari mwiza, niko birivuga ngo yari umuntu bimye amaso, ishusho ye ntabwo yari yo kwifuza, ngo twategereje ko yakubiswe n'Imana agacumitwa nayo, ariko ngo ubwo azagaruka azaba afite ubwiza bwe. Haleluya. Imana ishimwe nitwemera kubabarana nawe tuzasa nawe, tuzasangira nawe ubwiza. Hanyuma aravuga ngo ntabwo imibabaro y'iki gihe ikwiriye na gato kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa Imana yacu ihabwa icyubahiro. Tugiye gusenga. Ibintu 3 byo kwitwararika kubw'imirage y'abera, ibintu 3 dukwiye kwitwararika. Batwegekera inzugi, imirage Imana yari tubikiye ariko dukwiye kwitwararika ngo tuzayigereho. Cyambere dukwiye kwitwararika ni ukugaburira ubugingo buri munsi.
birakwiye ko ubugingo bwacu burya buri munsi, kandi ibiryo by'ubugingo ni ijambo ryayo. Pawulo yaranditse aravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumuhana no kumuhugura kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse. Dufite abantu baza mu rusengero ariko ntibashyike kuko batari ijambo ry'Imana. Uyu munsi turabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mukunde ijambo ry'Imana. Kandi naho mu yaravuze ngo abaririye bavomye amazi azaba ahagije mu gihe cyo kugotwa. Igihe cyo kugotwa cyegereje abera, ariko abafite ubutunzi bwo muri bo bazabaho. Haleluya! Ariko abandi bazajarajara. Mose aravuga ngo icyo gihe abafite akaga ni inkumi n'abasore, baziruka ku byitwa ubuhanuzi budafite agaciro. Ejo nari kumwe n'abana b'abakobwa n'abahungu kuva ku myaka 12 kugera ku myaka 22. Bari abana 180. Muri bo 92% bose bihannye ubusambanyi. Habonetsemo abana barenga 18 bihana ubutinganyi. Ibimaze iminsi mbibona hose aho nzenguruka. Umwuka witwa ubutinganyi wadukiriye isi yacu. Mushatse mwaba amaso. Nibyo koko muzatabaruka, ariko si igihugu muzagisigaye. Abana banyu bazi Messi, narabivuze ubushize, ariko ntibazi Messi. Abana banyu ureba ibyo mubereka muri filime kuva kwa mbere kujya kwa gatanu, nta mwanya n'umwe wo kubatoza inzira y'agakiza. Nibyo koko muzatabaruka, ariko si muzayisigaye. Ariko abazi Imana yabo bazakomera. Mugira umwanya wo kurya iby'ubugingo. Haleluya! Yaravuze ngo ni murya umutsima utera imbaraga, munywe no ku mazi y'ubugingo, nibwo muzarenga umutaro. Imana itugirire neza. Icyaka bitugiye kwitwararika no kwihanira kureka. Ntabwo tuzajya mu ijuru kuko tutakoze ibyaha, tuzajya mu ijuru kuko twihannye ibyaha. Kwihana si ukuvuga, kwihana no guhindukira ukareba mu cyerekezo. Amen. Cya gatatu ni ugusenga ubudasiba. Mu ntwaro zose, intwari irusha zose agaciro ni intwari yitwa gusenga. Mu Kristo, mu gatabo ka Yohana Munyane kitwa Umugenzi, yageze mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Yari afite intwari ikomeye yitwa ijambo ry'Imana igereranywa n'inkota. Hari aho ridakora ngo yabaga akabona wapi, yabaga akabona wapi. Hari naho yageze ngo ahura n'uwitwa Poloni, bararwana amasaha menshi ngo agwa ukubiri n'intwaro, ariko ngo hari intwari itajya itandukana n'abera. Haleluya! Ngo abonye iyo yanze ngo yayishubije mu rwubati, ngo akuramo intwaro yitwa gusenga y'uburyo bwose. Haleluya! Ngo atangiye iyo ntwaro, ngo ibyari bimuteye ubwoba byose bicika intege. Niba hari intwari ikomeye mu rugendo rw'abera, ni intwaro yo gusenga. Mureke duhaguruke dusenge. Kumva twasengana, muhaguruke twinginge mushumba Pastor Deo yegere hano imbere. Ese hari abantu mwumva twabwira Imana ngo Mana mbabarira, ngo tuzamure ikiganza cy'iburyo? Kristo yamennye amaraso, Kristo yakoze byose ngo tuzaraga umurage utabora, utangirika, utagashuka. Niba hari abamubwira ngo sorry, mumbabarire, niyo mvugo nziza ijuru riba rikeneye kumva, kuko nicyo Kristo yabambiwe. Zamura ikiganza cy'iburyo. Ndabara gatatu, kizamure cyane, tubwire Imana ngo Mana tubabarire. Hanyuma umushumba asenga Imana. 1 2 3. Imana itubabarire mu izina rya Kristo Yesu. Turagushimiye mwami wacu Yesu. Turagushimira kuko uri Imana yera kandi ukaba uri Imana ikiranuka. Turagushimira kuri Imana idukunda. Abigaragaje ubwemeraga kubabazwa, bakwitwaga ari twuzira, kuko wowe nta cyana kimwe wari warakoze. Mana, wemera kwishira ibyaha by'abari mu isi hose, ibyanje birimo, ibya bene data birimo, by'abashiki bacu birimo. Urupfu rubi, urupfu rwo kumanikwa ku giti, uratukwa, urashinyagurirwa, usekerwa n'ab'isi n'abagenzi, ariko wemera kuturangiza byose ku musaraba i Golgotha. Urya munsi wa gatanu waravuze ngo birarangiye. Mana, turagushimira urwo rukundo rwawe, izo mbabazi zawe zidashira, ko tumaze kubwirwa mu ijambo ryawe ko umugaragu wa Yeremiya bishuriwe, yuko imbabazi zawe zihoraho arizo tuma tudashyiraho. Tubabarira ibyaha byose twakoze, tubabarira ibicumuro byose twagucumuyeho, twarugura kose kwagiye kutubonekamo,
amaraso ya Yesu yongera tweze kandi adutunganye. Tukiri hano kuri isi dutegereje kuzagaruka kuza gutwara itorero. Dusabye imbaraga z'Umwuka Wera zishoboza gusoma ijambo ryawe no kurisobanukirwa, shoboza gusoma no kunguka, shoboza gukora umurimo wawe tutagononwa, shoboza guhitamo neza no gutegereza ingorane uzatanga ku bazaba baragukoreye. Utugire ubuntu Mana, uturusheho kunesha, kandi amazina yacu ukomeze kuyandika mu gitabo cy'ubugingo, kandi uko bukeye nuko bwije ukayimana atuyobora, kuko niwe waduhaye ngo atuyobore mu kuri kose. Dushoboze kumwubaha no kumwumvira muri byose, ntikizatubashira kugira ngo nituba twarapfuye tugapfira muri wowe azatuzure, kandi niba tuzaba tukiriho mu kugaruka kwawe azaduhindure, tuzagusanganire mu kirere. Basha umugaragu wamwongera aho yakuye, kandi natwe byo gukomeza kubishima gukumbura ubwami bwawe. Twaba bukeneye bose Mana, nubishima uzabashoboza kububona. Cyoro cy'Imana Data mu izina rya Yesu. Amen.